Turi mu kinyejana cya 21 aho iterambere riri kuzamuka cyane ku buryo budasanzwe umunsi ku wundi hano ku isi, ndetse tutibagiwe ko n'ikoranabuhanga rigenda rizamuka haba ku isi ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye muri Afurika, tutibagiwe n'iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone nubwo iterambere n'ikoranabuhanga biri ku rwego rwo hejuru bizamuka ku muvuduko udasanzwe, ni nako hagenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye ndetse n'imbogamizi zidasanzwe, haba mu ndwara, intambara, amakuba, amapfa, inzara ndetse n'ibindi bidasanzwe. Gusa nanone ni nako indwara zo ku buryo bugiye butandukanye zigenda zigaragara muri rusange mu bihugu bigiye bitandukanye. Aho niho uzasanga haba mbere nibwo utabonaga umuvuduko w'amaraso, abantu benshi bafite umuvuduko w'amaraso hypertension, ariko kuri uyu munsi wa none ugasanga abantu benshi haba bakuru ndetse umuvuduko w'amaraso ukaba waratangiye kugera no mu bato. Ese umuvuduko w'amaraso ni iki? Hypertension iterwa n'iki? Ese ni izihe ngaruka mbi umuvuduko w'amaraso ushobora gutera? Ese umuvuduko w'amaraso ufata umuntu mu buhe buryo? Ese umuvuduko w'amaraso ni iki? Bana natwe, niba ubanye natwe bwa mbere ibuka gukora subscribe, ni ubushake bwawe. Kora like niba ukunze ibyo dukora. Gusa nanone nkwibutsa ko aha wageze kuri channel Mr Scolaire Kizito, nge mwumvanika iso nk'ibisanzwe. Tugiye kurebera hamwe umuvuduko ndetse tunarebere hamwe ibihingwa ushobora kurya bikagukiza umuvuduko, ndetse umuvuduko ukaba utakwataka uko wishakiye. Niyo mpamvu rero usabwe kubana natwe ugasobanukirwa ku bijyanye n'indwara y'umuvuduko. Indwara iri kwataka abantu benshi cyane, haba abakuru tutibagiwe n'abatoya. Umuvuduko w'amaraso ni iki? Umuvuduko w'amaraso ni ingufu amaraso akoresha mu gihe atembera mu mitsi ava mu mutima ajya mu bindi bice by'umubiri. Uko amaraso atemba vuba cyane n'ingufu nyinshi, niko umuvuduko uba mwinshi. Umuvuduko w'amaraso ese ushobora kwibaza ngo upimwa mu buhe buryo? Hano tugira systolic pressure, umunota umutima ukubitiraho amaraso. Diastolic pressure ni igihe umunota umutima uri kuruhuka hagati yo gutera, bivuze ko ari igihe umutima urimo kuruhuka hagati yo gutera kw'amaraso. Aho ikigereranyo rusange, ibitabo bimwe na bimwe bazakwereka ko igipimo rusange ari 120 kugera kuri 80. Gusa nanone umuvuduko w'amaraso iyo urengeje 140 kugera kuri 90, bivuze ngo iyo ibyo bipimo byawe biri hejuru ku bantu bakuru ndetse n'abatoya, icyo gihe iyo bihora bigaragaza ibyo bipimo biri hejuru y'140 kuri 90, biba bigaragaza ko ufite umuvuduko w'amaraso. Icyo nicyo gipimo cyiza rusange ushobora gupimiraho ko umuntu afite umuvuduko w'amaraso. Ibyo byagiye bigaragazwa nuko bamwe bashobora kwibaza utese ko umuntu agize 125 kuri 85, ese yaba afite umuvuduko w'amaraso? Oya, igisubizo ni oya. Gusa nanone hari impamvu zishobora gutera umuvuduko w'amaraso hypertension. Hano hari ibiryo turya ndetse hari n'amafunguro dufata. Kurya umunyu mwinshi, ibyo biri muri bimwe bitera umuvuduko w'amaraso. Kutitabira siporo, kudakora imyitozo ngororamubiri, umubyibuho ukabije, kunywa inzoga n'itabi na stress zihoraho zikabije, ibyo nabyo bitera umuvuduko w'amaraso. Ndetse hari n'impamvu zigiye zitandukanye, izabukuru ndetse n'imikire y'imisemburo mu mubiri w'umuntu, indwara z'umutima n'impyiko, ibyo nabyo biri mu mpamvu zishobora kugutera umuvuduko w'amaraso. Ese hari ingaruka mbi ku bantu bafite umuvuduko mwinshi w'amaraso? Yego, kuko umuvuduko w'amaraso ushobora kugutera stroke cyangwa se guturika k'udutsi two mu bwonko. Umuvuduko mwinshi ushobora gutera udutsi two mu bwonko guturika cyangwa kuziba, bikaviramo umuntu kurwara stroke, igatera ubumuga cyangwa gupfa. Aha ni handi umuntu ashobora guhita yitahira, kubera ko utu dutsi tujyana amaraso ku bwonko twacitse cyangwa se twaturitse. Icya kabiri nuko ingaruka mbi z'umuvuduko w'amaraso nuko zitera indwara z'umutima, heart attack. Umuvuduko w'amaraso mwinshi utuma imitsi y'umutima igira imbaraga, bikaviramo guhagarika k'umutima, cardiac arrest, cyangwa kwiyongera kwa maso z'umutima. Ikintu cya gatatu nuko umuvuduko w'amaraso ushobora gutera ubuhumyi, blindness. Udutsi two mu jisho dushobora kwangirika kubera igitutu cyinshi mu maraso, bigatera guhuma cyangwa gucika intege kw'amaso. Ikintu cya kane nuko umuvuduko w'amaraso ushobora kugira ingaruka mu gutakaza ubushobozi bwo kumva. Iyo udutsi two mu gutwi twangiritse, ushobora guhura n'ingaruka zirimo kumva nabi
cyangwa kumva kubura amajwi umuntu yavuga ukaba utamwumva. Ikintu cya gatanu ni uko umuvuduko w'amaraso ushobora kwangiza impyiko, kidney failure. Umuvuduko mwinshi wangiza udutsi dutwara amaraso mu mpyiko bikagira ingaruka mu mikorere yazo bikanatera uburwayi bw'impyiko. Ese hano waba wibaza icya gatandatu nuko umuvuduko w'amaraso ushobora gutera gucika intege kw'amaguru. Imitsi yo mu maguru ishobora kuziba cyangwa kwangirika bigatuma umuntu yumva ububabare cyangwa kurwara amaguru igihe agerageje kugenda, wagenda bikanga. Rimwe na rimwe uzasanga abarwaye umuvuduko w'amaraso hari ibimenyetso bimwe na bimwe bagenda bagaragaza. Bimwe muri ibyo bimenyetso bagenda bagaragaza hari ukubabara umutwe udasanzwe, guhumeka insigane, kuribwa mu gituza, gucika intege cyangwa kugira isereri, kugira amaraso ava mu mazuru cyangwa mu ijisho. Icyo gihe urumva umuvuduko uba wakurembeje. Gusa bimwe na bimwe mu byo wakora kugira ngo wirinde cyangwa se urinde kugira umuvuduko udasanzwe mwinshi, hari ukwipimisha umuvuduko w'amaraso kenshi kugira umenye ko ibipimo byawe uko bihagaze, guhindura imirire, kurya imboga, kugabanya umunyu n'amavuta, gukora siporo buri munsi, imyitozo ngororamubiri irafasha cyane, kwirinda stress no gusinzira neza, ukaruhuka, ukirinda gutekereza cyane bidasanzwe, kwivuza kare iyo bikagaragara. Ese nanone muri ibi bimenyetso hari ibyo ushobora kuba wibonaho. Gusa nanone icyo gihe ushobora guhita wagana ikigo nderabuzima cyangwa ibitaro bikwegereye ndetse ugahita utangira gufatira imiti ku gihe, kuko twabonye yuko iyo umuvuduko ubaye mwinshi cyane ibyo bishobora kukugiraho ingaruka ndetse bikanaba bibi cyane. Gusa nanone hari ibihingwa kinyarwanda ndetse n'imirire ushobora gukoresha, ibyo bikaba bifite ubushobozi bwo kugabanya umuvuduko w'amaraso, hypertension, ukoresheje inzira zitandukanye zirimo kugabanya sodium nyinshi mu mubiri, kuzibura imiyoboro y'amaraso no kugabanya ibinure byinshi mu maraso. Dore ibihingwa by'ingenzi warya cyangwa wakoresha mu mafunguro yawe ya buri munsi bikagabanya umuvuduko w'amaraso. Igihingwa cya mbere ni imboga rwatsi. Aha twavuga dodo, isombe, epinari. Ibyo rero bifasha umubiri gukuramo sodium, umunyu mwinshi mu maraso, bigatuma umuvuduko ugabanuka. Igihingwa cya kabiri ni ukurya amatunda n'imbuto zifite potassium. Aha ushobora kwibaza ngo ibihingwa bifite potassium ni ibihe? Harimo imineke, avoka, inanasi, pome n'amaronji. Zongera amazi n'imyunyungugu mu maraso kandi zikagabanya cholesterol. Hano dufite igihingwa cya gatatu ni ibijumba n'ibitoki. Ibijumba, sweet potato, igitoki cy'umwimerere kirimo fibre na potassium bifasha mu kugabanya umuvuduko no kugabanya ibinure mu maraso. Ibyo birafasha cyane. Igihingwa cya kane ni ibinyampeke n'ibinyamisogwe. Amashaza, ibishyimbo, amasaka, uburo, ingano n'ibigori birinda cholesterol mbi kandi bikagabanya umuvuduko w'amaraso binyuze mu gutuma imiyoboro y'amaraso iba myiza. Igihingwa cya gatanu ni tungurusumu. Tungurusumu ifite ubushobozi bwo kuzibura imitsi no kugabanya umuvuduko kuko igira ingaruka nziza kuri nitric oxide ituma imitsi y'amaraso igubwa neza. Igihingwa cya gatandatu ni inyanya, tomato, zirimo ikinyabitabire gifasha kurwanya indwara z'umutima no kugabanya umuvuduko. Nyaboneka mujye murya inyanya. Igihingwa cya karindwi ni amavuta meza, avoka, ibinyampeke, ubunyobwa, avoka cyangwa amavuta aturuka ku bimera bifasha kugabanya cholesterol mbi bigatuma umuvuduko w'amaraso. Igihingwa cya munani ni icyayi cy'icyatsi, green tea. Iki cyayi cy'icyatsi bifasha mu gutuzisha umubiri no gufasha mu mikorere myiza y'umutima, bityo bikagabanya hypertension, umuvuduko w'amaraso. Gusa nanone hari ibyo ukwiye kwirinda niba ufite umuvuduko w'amaraso. Irinda umunyu mwinshi, ibiribwa byinshi by'ifiriti cyangwa ibirimo amavuta menshi, isukari nyinshi n'inzoga n'itabi. Ku nama y'ingenzi nka Mr. Scroll nakubwira nuko ushobora kugabanya umuvuduko w'amaraso si ukurya gusa, ahubwo binasaba gukora imyitozo nko kugenda iminota 30 buri munsi. Ibyo biba bibaye guhagarika kunywa inzoga n'itabi, kugabanya stress, kwirinda umubyibuho ukabije. Mwakoze cyane kubana natwe. Izi yari inama zijyanye no ku muvuduko w'amaraso, ku ndwara ikabije isigaye ifata abantu benshi cyane. Bityo rero niyo mpamvu n'abagire rero mbazanira ibihingwa bigiye bitandukanye bishobora kugufasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso, ndetse wanabirya ukaba byakurinda umuvuduko w'amaraso.